iteka ryose. Nongeye kugusuhuza wowe wongeye guhitamo neza ukurikirana Rony magazine, nshimira cyane wowe wahisemo kubana natwe nk'uko natwe turi kumwe nawe ubu n'iteka ryose, ukanda kuri subscribe. Kugira ngo ikinyabuzima cyose cyitwa ikinyabuzima, ni uko kigomba kuba cyifitemo ubuzima nyine. Ubuzima butuma ikibufite cyitwa ikinyabuzima bugaragazwa n'ibimenyetso birindwi, ari byo ubushobozi bwo kumva, igituma organe de sens zacu zikora cyangwa se irritabilité, ubushobozi bwo kwinyagambura cyangwa se kugenda, mouvement, ubushobozi bwo guhumeka, respiration, ubushobozi bwo kurya, nutrition, ubushobozi bwo kororoka, reproduction, ubushobozi bwo gukura, development, n'ubushobozi bwo gusohora imyanda, excretion. Usibye ko hari ibintu bishobora kugira kimwe cyangwa ibirenze kimwe muri ibi biranga ibinyabuzima, kandi byo nta bunyabuzima byifitemo. Ubuzima bwose bubaho bushingiye ku kantu kamwe kadashobora kuboneshwa ijisho kitwa selule, akaremangingo. Hari utunyabuzima tuba tugizwe n'akaremangingo kamwe konyine, les organismes unicellulaires, nka tumwe mu tunyabuzima tudashobora kuboneshwa ijisho ry'umuntu, tuboneshwa gusa ibyuma byabugenewe byitwa microscope. Utwo turimo dutera indwara nka bagiteri z'ubwoko bumwe n'utundi twirirwa dutembera mu mubiri wacu cyangwa se inyuma ku ruhu nta kintu tudutwara, bakatwita microflora. Ibindi binyabuzima binini birimo umuntu usanga bigizwe n'utwo turemangingo cyangwa se utunyangingo twihuje tukabyara ingingo, les tissus. Ingingo nazo zirihuza zikabyara ibice, les organes. Ibice nibyo byihuza hamwe kugira ngo bikore inzungano, les systèmes, arizo nazo zihuriza hamwe zigakora ikinyabuzima kimwe mbumbe kinini, organisme. Umuntu agizwe n'inzungano 11. Buri rwungano rugiye rugizwe n'ibice bigiye bitandukanye. Buri gice nacyo kigizwe n'ingingo zigiye zitandukanye. Ingingo zigiye zitandukanye cyangwa se les tissus nazo zigiye zigizwe n'utunyangingo cyangwa se uturemangingo tugiye dutandukanye. Mu mubiri w'umuntu harimo amamiliyari menshi y'uturemangingo cyangwa se utunyangingo. Ibi nibyo bituma umuntu nawe abarizwa muri bya binyabuzima cyangwa se les organismes multicellulaires, aribyo bishatse kuvuga ibinyabuzima bigizwe n'utunyangingo cyangwa se uturemangingo twinshi turenze kamwe. Iyo habayeho gukura cyangwa se kwiyongera mu bwinshi k'uturemangingo tutari tuzima, les cellules anormales, nibwo tuvuga ko umuntu yanduye ndetse ashobora no kurwara kanseri. Ese iyi ndwara ya kanseri iterwa n'iki? Ni iki twakora kugira ngo tugabanye ibyago byo kurwara kanseri? Ese ni ibihe bimenyetso simusiga ushobora kubona ugakeka ko ushobora kuba urwaye kanseri? Iki kiganiro cyitwa Burahure, ugikurikiranira kuri Rony magazine. Njye nitwa Rony, niyo gisubizo. Indwara ya kanseri itangira gukura mu mubiri iyo umubiri wananiwe kugenzura ukwigabanya no gukura k'uturemangingo, division cellulaire. Uturemangingo dushaje ntabwo tuba tugipfa, ahubwo dutangira gukura mu buryo budasanzwe, tukavamo uturemangingo cyangwa se utunyangingo tutari tuzima, cellules anormales. Utu turemangingo rero nitwo twihuza tugakora utunyangingo natwo tutari tuzima, tissu anormal, bita tumeur. Zimwe muri kanseri nka leukemia ntabwo zigombera ko hakorwa za tumeur. None se kanseri yaba ari indwara ipfa kuza gutyo gusa ku buryo umuntu aryama nijoro yari muzima, bwacya mu gitondo akabyuka yarwaye kanseri? Ntabwo ariko bimeze. Indwara ya kanseri ntabwo ari indwara ipfa kuza gutyo gusa. Yego, hari abagira ibyago bakaba ntako batagize ngo birinde, ariko bakisanga barwaye kanseri, kuko kanseri ishobora no kuba indwara y'uruhererekane mu miryango. Ariko hari ibindi bintu bishobora kongera ibyago byo kurwara kanseri. Ibyo birimo imyaka y'ubukure, kunywa inzoga zirengeje urugero, amakore,
kumwe usanga abantu bagira ibisebe bidakira cyangwa se ibikomere bidakira, imirire mibi cyangwa se imirire ifutamye, imisemburo yo mu mubiri, ubwirinzi bw'umubiri budahagije, guhura n'ibyanduza kanseri, obesite, guhura n'imurika zimwe zo mu byuma birebamo imbere mu mubiri za x-rays, izuba rikabije ry'igikatu, kunywa itabi ryinshi n'ibindi. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 ubushakashatsi bwakorewe muri University of Glasgow bwasanze imuri z'ama-ekara agiye atandukanye y'ubwoko bumwe ashobora kuba hari aho ahuriye na kanseri y'ubwonko. Ni ukuvuga ama-ekara ya telefone z'ubwoko bumwe, laptop cyangwa se televiziyo. Kwikiranura n'umubiri no kwihagarika bigoranye ku buryo budasanzwe utazi impamvu, kwishimagura bikabije, kuva amaraso ahantu hagiye hatandukanye ku buryo budasanzwe, kumva utumbye mu nda kandi utariye, kurya ariko igogora ntirigende neza, gukorora bidasanzwe ndetse ku buryo budasanzwe, no guhumeka bigoranye ku buryo budasanzwe, kubyimbirwa cyangwa se guhindura ibara ku mabere cyangwa ku bindi bice by'umubiri utazi impamvu. Nutangira kugira kimwe cyangwa ibirenze kimwe muri ibi bimenyetso, uzihutire kugana muganga kuko ushobora kuba urwaye kanseri. Mvuze ko ushobora kuba urwaye kanseri. Utazatangira gukorora cyangwa se kugira utumenyetso tworoheje ugahangayika byo gupfa, kandi umuhangayiko nawe ushobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwawe. Ubu ndamutse mvuze nti kanseri ni indwara mbi cyane, ntabwo naba nciye nk'ibere. Kanseri ni indwara mbi cyane kuko. Ese ni gute twayirinda? Twakora iki kugira ngo tugabanye ibyago byo kuyirwara ku rugero ruhagije rushoboka? Kuko kanseri ari indwara idakunze kugaragaza ibimenyetso igitangira, ni byiza kwipimisha kenshi, ukajya wisuzumisha kwa muganga bihoraho, kuko ibizamini bakora nibyo byonyine bishobora kuvumbura kanseri itaragaragaza ibimenyetso, bakabona uko bayivura inzira z'ikigendwa. Icya kabiri, itabira inkingo zose ziteganywa n'inzego z'ubuzima kugira ngo umubiri wawe uhorane ubwirinzi buhagije, kuko uruhurirane rw'izindi ndwara narwo rushobora kongera ibyago byo kurwara kanseri. Icya gatatu, gira umubiri ukora, le corps actif, wihatire kugenza amaguru aho bishoboka no gukora sport. Ugabanye gukoresha ibinyabiziga naho bitari ngombwa, nk'igihe ugiye guhaha ku maduka, mu masupermarché no mu masoko atari kure cyane y'aho utuye. Aho ngaho wihangane ugerageze kugenza amaguru. Gabanya urugero rw'inzoga unywa, niba unabishoboye uzireke burundu, ndetse n'itabi uriveho burundu niba urimo, kuko kanseri ikunze kwibasira abantu banywa inzoga zikabije n'abanywa cyangwa se ababana n'abanywi b'itabi. Jya wota izuba mu masaha ya mu gitondo, wirinde izuba ry'igikatu kuko rishobora kukongerera ibyago byo kurwara kanseri zirimo kanseri y'uruhu. Ikindi, ujye ukoresha telefone igihe kigereranyije, wirinde kuyimaraho igihe kirekire cyangwa se kumara igihe kirekire ku ma-ekara ya televiziyo n'aya laptop n'ayandi ma-ekara y'ubwoko bwose. Igihe uteka, irinde gushiririza ibiryo, kandi n'igihe wotsa ibiribwa biribwa byokeje, wirinde kubishiririza ngo ukabye. Ihatire kwita ku mirire yawe, ugabanye kurya ibiryo bikomoka mu nganda, cyane cyane inyama zipfunyitse, ugabanye inyama zitukura n'ibinyamasukari, cyane cyane ibyatunganyirijwe mu nganda, ahubwo wihatire kurya imboga, imbuto n'ibisa nazo. Hari amoko atandukanye ya kanseri arenga 100. Nimubishaka nayo mu biganiro by'ubutaha tuzabagezaho amwe muri yo. Mwakoze cyane kubana nanjye. Iki kiganiro cyitwa Burahure, ugikurikiranira kuri Rony magazine. Njye nitwa Rony, niyo gisubizo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Rony magazine, kanda kuri subscribe
kugira ngo ubashe kubana natwe nk'uko natwe twiyemeje kubana nawe ubu n'iteka ryose, now and forever. Kugira Imana, amahoro, amahirwe, imigisha n'amafaranga nibyo mbifuriza. Ndabakunda cyane, naho ubutaha. Ciao.